uyu ni umwe mu babyeyi baje gukorerwa iki gikorwa, reka nawe tumwakira dubwire amarangamutima yafite aka kanya. Ikaze mama. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Amen. Imana nishimwe. Himbazwe cyane. Nitwa Nyiramana Jeanne. Uyu munsi igitondo ndishimye. Yego. Imana yacu ni urukundo. Yego. Imana ndashimye urubyiruko mwantekerejeho. Yego. Mukantekerezaho buriya iyo umuntu ajya gukora igikorwa nk'iki aba yarabanje gutekereza. Yego. Shimye Imana kandi nanjye yabahaye ubwenge mukanyamara kuzirikana utishoboye. Yego. Mukamenya kwegera umukecuru nkanjye udafite kirengera mukaza kunkorera iki gikorwa. Shimye Imana yabahaye ubwenge. Shimye n'igihugu turimo cy'umutekano. Shimye Perezida wa Repubulika Paul Kagame wadukuye ahaga akabatoza kuba intore. Mwatojwe n'intore zirushira intambwe. Ubungabunga abanyarwanda atarabaniye ku butoni. Mana niyo mpamvu dufite umutekano namwe mugatozwa kuba intore. Ndabashimiye abana banjye. Napfurisha abantu 8. Nabwiye Imana ngo abo bana 8 si abanjye ahubwo kuko Imana yabyemeye izankubire. Shimye Imana yuko yankubiye ikaba ibazanye mungana gutya. Turi mu kagari ka Gasharu n'umudugudu wa Gasharu, birumvikana ni mu karere ka Gasabo. Turi mu mujyi wa Kigali. Ni igikorwa cyo kuremera umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 Mata. N'urubyiruko rw'abakorerabushake, ngira ngo mu rurimi rw'amahanga musanzwe mubazi benshi, mwahuye nabo, ngira ngo ni nabwo mwabamenye muri COVID-19, Youth Volunteers. Muri uyu mudugudu ku rwego rw'akagari ka Gasharu n'umudugudu wa Gasharu bishyize hamwe bakaza guhumuriza ndetse no kuremera umubyeyi cyangwa se umukecuru warokotse jenoside mu mwaka w'1994. Birumvikana ko tukiri muri ya minsi 100 n'ubundi yo gukomeza kwibuka abarenga miliyoni bazize uko bavutse bagahorwa ubusa muri Mata umwaka w'1994. Ikaze ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, yaba kuri Instagram, TikTok ndetse na YouTube. Vuba n'ikinyamakuru cyandika turakibaha @icobloom.tv.com. tubagezaho amakuru atandukanye, yaba politiki, ubuzima rusange ndetse n'ubushakashatsi, ubukungu n'ibindi bitandukanye. Wenda reka negere umwe mu babahagarare cyangwa se mu twafatanyije gukora iki gikorwa adusobanurire ibirushijeho icyabereye hano. Ibyo mubona kuri kamera ni akarima k'igikoni, ariko wasanga hari n'ibindi byateguwe nabyo, reka turusheho kubimenya. Turakwakiriye. Murakoze. Yego. Amazina nitwa Ndayisenga Jean Claude. Nkaba nshinzwe ubukangurambaga mu rubyiruko rw'abakorerabushake mu murenge wa Kinyinya. Yego. Turi mu gikorwa hano cyo kuremera umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Mata. Ibikorwa byari bigamijwe hano byari ari ibikorwa byari bigamijwe hano, twaje gusura intwaza ya jenoside muri ibikorwa bijyanye no kwibuka. Dukomeje ya minsi 100. Yego. Ya minsi 100 twikamo amateka yacu yabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero muri aho ngaho kuko urubyiruko ari rwo rugira uruhare mu kubaka igihugu, twakoze ibikorwa byinshi twegera bamwe mu ntwaza za jenoside yakorewe abatutsi, tuza kubafasha gukora amasuku. Umwagiye mubibona aho twaje kuba turi kumwe nawe kugira ngo yumve ko tumuri hafi nk'abana. Turamufurira, dukora amasuku mu nzu ahantu hatandukanye kugira ngo abe ahantu hari hatekanye, ariko nta nubwo twaje gutya gusa, tuzakomeza kumuba hafi. Ikindi cyabayeho nk'uko mubibona, twamwubakiye akarima k'igikoni kugira ngo muri gutegura yandyo yuzuye, yabonye cya kirayi, yabonye ibitoki se, hari umuceri, hari kawunga, araza gutegura gufata za mboga, ategure imboga ariko zifite intungamubiri. Kumwabonye ko afite n'umwana mutoya w'imfubyi arera yasigaranye mu byo yamaze kwitaba Imana. Urabona rero ko ibi akakarima k'igikoni kazamufasha kugira ngo mu gutegura yandyo yuzuye. Ariko ntago ari ibyo ngibyo gusa, tuzakomeza kumuha hafi kuko urabona ko umwana afite aracyari mutoya, akeneye kuba yanywa igikoma
ubwo ari ukuba tuzajya dukomeza kuza kumuba hafi, tubonye ikiro cy'ifu tukakizana kugira ngo akomeze gutekera umwana igikoma, isukari se, amata, kugira ngo umwana akomeze gukura afite ubuzima bwiza. Njye nitwa Kabalise Emmanuel, mpagarara urubyiruko mu kagari ka Gasharu, nkaba ndebera inzego zose mu buryo bw'ibikoranire n'inzego. Hano rero twaje mu buryo gufasha umukecuru wacu, si two ngiye muzi kuva na kera, ni umukecuru wahuye n'ibibazo byinshi ndamuzi. Yego, ubu ni inshike yabaho wenyine, nakuzukuru gusa ese gupfusha umukobwa we, undi wabucura bwe nawe afite ibibazo rusange ari ahantu ari uburyo bw'inzego. Ubu rero hano twaje mu buryo bwo kumuba hafi, hano aba wenyine, kumuba hafi tumwubakira akarima k'igikoni. Hari n'indi message turi bumugezeho mu kanya ijyanye no kumusunika muri ino minsi kugira ngo mu mvune yafite mwabonye ko yavunitse, igenda imufasha n'umwuzukuru we. Murakoze. Ibi biratanga igisobanuro ki ku rubyiruko rusange ku rwego rw'igihugu? Ibi ni ishusho nziza ku rundi rubyiruko, dushishikariza urubyiruko muri rusange ku buri wese rubyiruko ufite imbaraga, uzaho umukecuru nk'uyu atagira ikimuba hafi, nta kazagira, nta kimusunika mu buzima bwe. Ni nk'urubyiruko rero ufite ubushobozi, ufite imbaraga, gerageza umugereho unamusure, umumenyere ibikorwa akeneye. Sito nk'uyu ngubu nta kibasha kumesa, umukorere iyo suku mu rugo rwe. Waba ufite n'ubwo bushobozi bujyanye n'amafaranga ukagira uko umugezaho iyo message, mbese ni uburyo kumuba hafi nk'abana baratureze muri kiriya gihe, sibyo? Aho tugera rero ntabwo wakagombye kumwibagirwa. Mu gihe rero nta bandi bana afite, tugomba kumubera abana cyangwa se bamwe n'abakamubera umuzukuru. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Uyu ni umwe mu babyeyi baje gukorerwa iki gikorwa, reka nawe tumwakira dubwira amarangamutima yafite aka kanya. Ikaze mama. Haleluya. 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 Imana nishimwe. Nitwa Nyiramana Jeanne. Uyu munsi y'igitondo ndishimye. Imana yacu ni urukundo. Imana ndashimye urubyiruko mwantekerejeho, mukantekerezaho. Buriya iyo umuntu ajya gukora igikorwa nk'iki aba yarabanje gutekereza. Shimye Imana kandi nanjye nayo yabahaye ubwenge, mukanyamara kuzirikana utishoboye, mukamenya kwegera umukecuru nkanjye udafite kirengera, mukaza kunkorera iki gikorwa. Shimye Imana yabahaye ubwenge. Shimye n'igihugu turimo cy'umutekano. Shimye Perezida wa Repubulika Paul Kagame wadukuye ahaga akabatoza kuba intore. Mwatojwe n'intore zirushira intambwe, ubungabunga abanyarwanda atarabaniye ku butoni. Mana niyo mpamvu dufite umutekano, namwe mugatozwa kuba intore. Ndabashimiye bana banjye. Napfurishije abantu 8. Nabwiye Imana ngo abo bana 8 si abanjye, ahubwo kuko Imana yabyemeye izankubire. Shimye Imana yuko yankubiye ikaba ibazanye mungana gutya. Imana ijye ihora ibaho ubwenge, aho muzajya mugera mujya musanga yahageze impande n'uburyo. Cyubara ni cy'Imana. Zamuye bendera ry'Imana. Uyu ni umwe mu rubyiruko twafatanyije gukora iki gikorwa cyo muri Youth Volunteers. Reka nawe tuganirize. Ikaze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ndamukunda Patrick, nkaba mpagarariye discipline mu rubyiruko rw'abakorerabushake mu murenge wa Kinyinya. Iki gikorwa mugitegura ni izihe ntego nyamukuru mwari mugamije? Twaje tuje kwimakaza amahoro, dukurikije ibyo u Rwanda rwanyuzemo mu gihe gitambutse muri 1994. Twaje kwerekana icyizere. Ni muri urwo rwego twaje gufasha uyu mubyeyi w'umukecuru w'intwaza. Twaje kumukorera amasuku, tumuterera imboga mu murima w'igikoni. Twamukoreye amasuku. Abana b'abakobwa mwabonye ko bakubuye, bagakoropa, bagafura. Mbese ni kumwereka icyizere cyo kubaho ko kigihari.
ni ubutumwa bwiza bugaragara neza ku rwego rw'urubyiruko mu gihe 94 muri Mata ubwo hakorwaga jenoside yakorewe Abatutsi, urubyiruko rwigishijwe gukora ibibi rugakora amahano. Urubyiruko rw'ubu kubera demokarasi na repubulika nziza byose byahinduye imyumvire, turimo urubyiruko rwiza. Ni ubutumwa ki noneho kuri rwa rubyiruko rugishobora kuba rufite iyo mitekerereze itari myiza ishobora no gushora igihugu ahabi, wowe noneho nk'urubyiruko rwamaje gusobanukirwa igihugu turimo n'intego tukwiye gukoreramo n'uburyo urubyiruko ruri mu Rwanda cyangwa se ruyobowe na repubulika ifite amahoro n'umutekano rukwiye kwitwara gute? Ngira ngo na Perezida wa Repubulika w'u Rwanda ajya bivuga cyane, avuga ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Nibyo koko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba. Icyo twe twashishikariza urubyiruko rukiri muri ibyo ngibyo by'ingengabitekerezo ya jenoside ni ukubabwira yuko ibyo barimo atari byiza, bacire birarura, baze dufatanye twubake igihugu cyacu nk'urubyiruko rw'abakorerabushake, dufashe abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Si ibi bikorwa gusa dukora, ni ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Hari abo twubakira, hari abo dufasha tubaha ibyo kurya ndetse n'ibindi by'ibanze bikenewe, ariko tubifashijwemo nanone n'inzego z'ibanze, kuko ibikorwa byose dukora dufatanya n'inzego z'ibanze. Murakoze. N'umwe mu bakobwa nabo bari baje kwifatanya n'urubyiruko muri rusange, ariko nawe akaba afite icyo ashinzwe muri Youth Volunteers. Ikaze. Yego murakoze. Amazina yanjye nitwa Kamariza Mignone, ndi Vice Coordinator wa kano kagari ka Gasharu muri Youth Volunteers. Iki gikorwa cyabereye mu kagari kanyu ku rwego rw'urubyiruko rwa Youth Volunteers kiratanga ubuhe butumwa ku rundi rubyiruko rutari muri Youth Volunteers n'urundi rubyiruko ku rwego rw'igihugu? Turabashishikariza kuza tugafatanya kugira ngo twubake igihugu cyacu, tukigire cyiza, gitera imbere, u Rwanda twifuza rukomeze rutera imbere, rujya imbere, kuko nk'uko umukuru w'igihugu avuga, aratubwira ngo imbaraga z'igihugu reka tubigaragaze dukora, dushyira mu bikorwa ibyo tuvuga kugira ngo igihugu cyacu tugisige gisa neza kurenza uko twagisanze. Ku rwego rw'igitsina gore cyangwa abakobwa navuga ko hagarariye bo urabaha ubutumwa buhe ku rwego rw'umwihariko noneho muri iyi minsi 100 turimo yo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994? Abakobwa cyangwa se igitsina gore natwe turashoboye gukorera igihugu, ni byacu biturimo. Bajya bavuga ngo umugore cyangwa se umukobwa ni mutima w'urugo, ariko turi na mutima w'igihugu, turi ba mutima w'u Rwanda. Tugomba gukoresha rero imbaraga zacu kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gusa neza, gitera imbere, hanyuma tunafasha abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994. Murakoze cyane. Murakoze. Amazina nitwa Niyonsenga Balthazar. Yego. Wagarariye iki muri iki gikorwa twari turimo cyo kuremera uwacitse ku icumu muri Mata muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994? Murakoze. Nitwa Niyonsenga Balthazar, nkuko nari mbivuze, mpagarariye Youth Volunteers ku rwego rw'akagari ka Gasharu, ari nami iki gikorwa cyabereye. Yego. Ni igikorwa mwateguye mugamije iki? Murakoze cyane. Iki gikorwa tugitegura twitwara bitekereje nk'urubyiruko mu bihe nk'ibi bitoroshye, turimo twibuka abacu bazize uko bavutse. Tubitekereje nk'urubyiruko rw'akagari, dusanga dukwiriye kuba hafi y'umubyeyi wacu, umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Yego. Byanga bikunda si umwe uri muri uyu mudugudu cyangwa muri aka kagari muri rusange, mwagendeye ku cyo ari we muhitamo? Urakoze cyane. Iyo turi gutekereza ibikorwa nk'ibi ngibi nk'urubyiruko, ntabwo aba ari twenyine, ahubwo twiyambaza n'inzego z'ibanze, tukaganira ku byo turi gutekereza nk'urubyiruko, noneho bamara kumva ibitekerezo bakadufasha kugira ngo bibone umurongo wo gushyirwa mu bikorwa. Ni muri ubwo buryo rero twavugishije inzego z'ibanze zirimo n'akagari, by'umwihariko tuba turi kumwe na ku munsi batubwira ko uyu mubyeyi akwiriye guhabwa ibyo twabashije gukora uyu munsi. Niyo mpamvu twabashije kubona uyu muri ba bandi bose, naho ngaho byaturutse. Yego.
ni igikorwa cyiza uko bigaragara, ariko kandi bisigira iki urundi rubyiruko muri rusange ku rwego rw'igihugu cyangwa n'izindi youth volunteers mu tugari, mu mirenge no mu turere? Murakoze cyane. Nk'uko twese twiyemeje gukorera ubushake, tukaba abakorerabushake muri rusange, navuga ko aho bari hirya no hino nakomeza kubashishikariza kwiyumvamo imbaraga n'ubushobozi, ndetse bakagira no gukomeza gukunda, kuko buno ibintu bibidushoboza nuko dukunda kuba abakorerabushake by'umwihariko. Iyo umuntu akunze kuba umukorerabushake kandi akumva ko nawe muri wari umukorerabushake, ibyo bituma akanguka adakwiye gukangurwa, bigatuma yitabira ibikorwa. Nabashishikariza rero gukomeza guhuza n'izindi nzego, ko muri Youth Volunteer ntabwo ari rwo rwego rwonyine rw'urubyiruko ruba ruri mu kagari, harimo n'inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko, hakabamo n'abahagarariye umuryango ushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi. Abo nabo izo ni inzego z'urubyiruko ziba ziri mu kagari. Iyo rero bahuje bagakorera hamwe, by'umwihariko ibikorwa bateguye bigerwaho kandi bikagenda neza. Murakoze cyane. Namwe murakoze.